ibyo ndimo ubu iyi ni supaguru ubu ndimo gukanika iki kintu cyari gifashe noneho ubu ndimo kwifashisha utu tuntu kugira ngo gisubize ku murongo. Abana baragiye baracyangiza kandi iki ndakiguze ari gishya ariko uburyo babikoreshamo rwose sinzi uko nzabigenza. Ngiye kubifata mbibiki ntawe nzongera kubiha. None se ubwo ngubwo urumva umwana utazaba umwiciye impano y'ubwo ngubwo urumva niba ariko kazi wenda yavuze ko azabona ubwo urumva uzaba utamwiciye? Umwana utazi akamaro k'ikintu isaba yaraguze nk'iyi mba narabiguze kugira ngo nibura muzabikoresha mu gihe cyanyu. Ibi ntabwo ari ibyanyu ariko ugasanga mwabifashe nabi, yewe ndabibika none umwana uzamenya ubwenge uzatangira kubikoresha. Gusa umwana azamenya ubwenge atagiye mu bantu ngo abirukemo, abanza amenye uko babikoresha, uko babigenza, uko nawe wanamufasha muri bimwe na bimwe. Waretse gukora akazi wa mugabo, reka nikore akazi ndangize hasigaye ibindi uze kubibaza inyoko cyangwa ubaza abandi.